uzabuta imikunda y'ibirajya n'ibizi avewe intege iminsi ndi mwisi ngenda bizi. urabona di ngo nta kazi gahari ngo hateye ibyitwa korona byose bigiye kutubuza akazi ni ibiki? korona virusi virusi ubu se bahungu ndababona kweli iwacu ni igitaramo imihanda bayifunga urashya nkwereke igihumbi koko ubu se kirantunga iminsi ingahe koko igihumbi inzara ntikinyisha ukundi aha hariho ibihumbi 10. aya ngwino sha ngwino nawe nkubike ubwo bibaye 11. urashya nkwereke MTN irayampa ha sha nanjye nari ndaburije rwose use byari kugenda bite koko. komeza mu rurimi rw'ikinyarwanda kandi ari mvuga ikinyarwanda kandi rimwe sawa. serivisi zo gufasha abakiriya ni 2. wowe niwe nshaka kuvugana n'umukozi ushinzwe abakiriya Kibamba 9 sawa. Alo alo amazina nitwa ni Ndabivamo Emmanuel. Ndabivamo nagira ngo mumfashe rwose. hambere hanagize ntya rwose bari bampembye udufaranga nshyira kuri mobile money ariko nsanganyenera kugenda buri munsi ngiye mu kazi. nshyira ku ikarita zimwe z'urugendo rwose iyi ngiyi y'urugendo iyi ngiyi noneho unyashyiraho nyine nyakuye kuri mobile money kwa kundi mwe mwatubwiye bikora. rero ubu kubera rero ibibazo byateye nari nsotse mu rugo wambwira ko kugenda bitemewe nagira ngo kubera coronavirus ngo yateye nagira ngo mutunsubize rwose udufaranga twanjye dukemuze n'ibindi bibazo. ntago bishoboka mwamfashije koko mwababyeyi mwe mwamfashije basi mu nkate 500 ariko muyambe none se ndabigirane none se simwebwe nayahaye siho nayashyize so nari naniwe kuyafatana nayarye kuki nayashyize hose nkoresheje serivisi yanyu kuki mutayansubizaje se ndabahonde kindi kibazo mfite. Saramanuka sha. Papa ndimo amafaranga. Papa. Halo. Oya ni wangu oya nta byamwiriwe ntabyo biteze. Nanjye ni byiza. Papi fasha rwose. Papi fasha rwose. Fashuma amafaranga yanjye papi. Fasha nta byejo mama amafaranga yanjye. Niwe nzira nsigaranye imbere n'inyuma
iziki Gitarama ni Rwamagana zirafunze, ibiraro birafunze, nta muntu wanyura, inzira nsigaranye yonyine ku isi yitwa Papa. Niwe kiraro nsigaranye cyambuka kiva mu nzara kijya mu biryo. Mfasha rero wa mugabo, nushaka ubumaye bitananduza, nguza yama nyuma ya corona. Yame rwose. Ngo ngire inama. Yingire basugwa abona ariyo kuzi wanyu noneho mukancumbikira mukajya munangaburira kuko nge winzara ntabwo nayihangane. Ku mudugudu bari none se kari uwiwanyu n'uwiwacu, uwiwanyu bari gutanga ibiryo nge uwiwacu. Ubwo nyine wabona hari inama yo kunyikiza, ariko ubwo nyine ubushuti mba mbubonye rwose. Ariko nyine icyumbwiye ku mudugudu bari gutanga ibiryo, ubwo nimbibura ndabwo ntacyo ndongera nkwamagare ko sawa. Ariko burije sinajya buriya nzajya ejo mu gitondo. Sawa ngo inzara yitema amaraso ibyo gusezerana cyandasha. Tasi gusa. Iratema amaraso. Nduma magari senana isaramba ziki Koga tewa ikibazo dukoresha gakondo naho uramamaza yitare da Halo. Mwaramutse neza rwose. Ni sawa sheri. Umeze ute nawe se? Bwakeye neza. Cyahise. Hashize akanya gato mbyutse nambaye utwenda twa siporo. Narindi gukora gasiporo mu rugo, urabizi ko kuva mu rugo bitembe. Nagateni ka siporo. Ariko hagataho nari nsoje ndi kunywa agacyayi. Hoya ntabwo nkikiriye. Nturetse ko nanagikira ndi kukuvugisha. Oya nta kibazo. None se bari gufatisha iki? Cyo gufatisha se ko nashana n'umugati. Sawa turasubira. Umunsi mwiza, Imana ikurinde. Sawa. Ay. Imyenda ya siporo. Ejo papa ntiyambwiye ko kwa mudugudu bari gutanga ibiryo. Se ntwaye imifuka 3, oya reka nitwaze ibiri. Mavuta.
yazanye imishinga. Yeah, 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 yeah. Natwe byaranze, twese byaranze. Natwe byaranze, twese byaranze. Natwe byaranze, twese byaranze. Natwe byaranze, yeah, yeah. Buri munsi uko mbyutse ni haso, umuhigi w'umunsi nanara uriza, yeah. Uko nkunda umufungo ni nako igagariye iminsi zinyitsimba. Ruremanije kwamamara ndanakomeza ndababara. Living fake life gumagumira hagarara. Izina nahinduwe. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Amakuru. Neza. Raho mwiyo. Musengeni. Ubuse kwanyirukana ibyo nje kumusaba arabimpara mugabo wanga ko musuhuza. Ariko se none ndabivamo ko mbona umururaniye imifuka n'amajerekani. Ibi byo none ni ibi. Umuyobozi rwose bari bambwiye ngo hari ikintu muri gutanga nyine niyo mpamvu narinze. Ariko se sha ndahaye abanduriye. Rwose muyobozi nari ntarumva inzara uko iryana. N'inzara harya ngo ni ndabivamo ahubwo urabijyamo. Ahubwo se sha uri no ku rutonde. Ndabona wemerewe ikiro kimwe cy'akawunga, ikiro cy'umuceri, ikiro cy'ifu y'igikoma n'ikiro cy'ibishyimbo. None se muyobo koko ubu ko narinzanye imifuka rwose n'akajerekani. Akajerekani se kinyi ko gutwaramo amavuta muyobo. ariko we ninde wakugiye waguhaye makuru? None se muyobo nzabirya bidakaranze? Hako wundi ko tugere tubitanga urugo ku rugo. Bakubwiye ngo nsanga basi mukampema amazi yo kunywa. Ahubwo turanabigusangisha mu rugo. Ariko muyobo ubu se nizere ko ubizana koko. Indasha ngo nijyane nako. Murakoze rwose. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza. Izina akira harimo ibishyimbo n'akawunga, hano harimo umuceri n'ifiriti. Murakoze muyobo. Ubu uyu mutwaremo busa n'akabido. Nibyo ngibyo batugeneye tugomba kubaha. mare hose urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza. Izina ryawe rishimwe. Se utu tuntu turamarira iki? Uretse sha ndibutse reka nkwereke. Pakira ifungo ngwese imitungo simbura ifunguro inoti mu cyungo ntabyo. Si ubimpaye. Si umpaye utu tuntu tutamaraza n'iminsi ibiri ndi umuntu w'umusore. Buretse tu ndabayogoza buretse agize ngo birangiriye aho. It's the motherfucking Eagle Double G.